twajyana yaba ari muri weekend uzi ko mba mfite kubyuka nkigura cyangwa nzajya mbigenza gute mama turamukumbuye ngewe ntabwo ndi buryame umwana yandyamisha ukankubita ntabwo ndi buryame mwamuretse gato reba amasaha ageze yashiriwe ejo ntabwo muziga tuziga ariko nshaka none se subizi ko mama yaba yagiye mu kazi sheri nyine muri week niyo nakiga nshaka kubona mama mahe te nawe se shaka ese ntabwo nanjye ndi bujye kurya nonse no kumukumbura cyangwa n'ibindi ntabwo ushaka kujya kwiga uziko yagiye gushira ibyumweru 3 mama tutabonana wagira ngo nyine tuhano twenyine muri nonse kandi ubizi ko nyine abagiye gushakisha aba yagiye se ku buryo atabona n'umwanya umwe basi ngo umuntu amubone kusitiwe yageze amasaha atari yataha Hello? Yes, big man. Meze ute se fam? Nose shaka kubona bwije uratasanga pe. Aha. Oh, nose kutamenyeshe kare kuraza kurara yo mwana. Numvaga wagiye kureba grammaire ukitugaruka none ndi kubona ijoro rigufasha. Okay. Ntacyo mama ndamubwira nataha. We just take care ita kuri grammaire mubwire ko musuhuza mukunda cyane. Ibindi ndaza kubyitaho hano nyine tu. Ko na ejo. Dawura abakobwa ndabitaho nanjye nangiye kubaryamisha ejo bafite ishuri. Obindekire ndabyitaho mwana subize se nk'ibisanzwe. So bro, twemera. So take care fam. Joro ryiza unsurize mami. Muraryama ryari? Muraza kuryama ryari? Wapi ntabwo turyama tutabonye mama tubimaze kubitekereza Uko kwigaragambya se bigenda bite? twarya tutamubonye rero mumaze igihe ataza uri kumva buri kamwanya buri no muri weekend None se kuwa gatanu ko kundi umuntu avuga ati natashye weekend irageze ngaza kubona umuntu arataha ntabwo mama ari mu rugo weekend yagera ngo agiye gushyingura ngo agiye mu bukwe ubwo si ibyo bintu ni ibiki niyo atashye atahari nijoro cyane twaryama none tuba twajyana yaba ari muri weekend uzi ko mba mfite kubyuka nkigura cyangwa nzajya mbigenza gute mama turamukumbuye ngewe ntabwo ndi buryame umwana yandyamisha ukankubita ntabwo ndi buryame mwamuretse gato reba amasaha ageze yashiriwe ejo ntabwo muziga tuziga ariko nshaka none se subizi ko mama yaba yagiye mu kazi sheri nyine muri week niyo nakiga nshaka kubona mama mahe te nawe se shaka ese ntabwo nanjye ndi bujye kurya nonse no kumukumbura cyangwa n'ibindi ntabwo ushaka kujya kwiga uziko yagiye gushira ibyumweru 3 mama tutabonana wagira ngo nyine tuhano twenyine muri nonse kandi ubizi ko nyine abagiye gushakisha aba yagiye se ku buryo atabona n'umwanya umwe basi ngo umuntu amubone muri iyo myanya yose twebwe muraza kuryama hafi saa ngapi saa 5 uri nta kumva kibazo muraza kuryama hafi saa 5 kuryamana saa 9 ariko paka tubonye gusa ejo muziga niyo tutatinga tugiga iminsi twakiga n'iyindi gihe reka muhamagare numve nimba icamo sibyo numva ijya arazira ariko wose mwangane mugiye kuryama abasheri ntabwo twaryama tutamubonye ayi umunsi ndabigenza gute ko zinziye kuko neza murakamijije ntabwo turi buryame none se teko ndi kwihamagara sha nicemo kandi ntabwo nzi neza igihe araza kuzira kwa muramwe mumbwire ntabwo mbizi kabisa kandi Naidi ntabwo ari buboneke ambwiye ko arararya ikinini ntabwo mbizi turarindira nyine paka atashye kuko ntabwo twazabivamo umuntu arataha n'abavuga ngo araza kuza kumubona reka nkubaze ikibazo kimwe basi uno munsi turindiriye mama akazi basi umunsi waje tugasiba basi kwa mbere kwa kabiri si twakira ejo se nta test ufite ndayifite pe ndabyumva nose ku ishuri ryacu iyo usibiye ukora test yo kwa mbere kwa kabiri ugakora n'iyo usibiye
yosibye njyewe rero nshaka mama ntayitunga nshaka no reka nkwereke reka mwandikire message kuko ndi kumuhamagara nimero nayifate kandi murabizi ko yagiye gukina umva ubwo menya ari kuri kamera byanashoboka ntago mbizi ukuntu bigenza ariko wapi ntago biri gukunda Nose brosa ko muzigaruye mwese mwarangije kwiborosa imyenda se mwamwiteguye pasi dusubiza neza nawe nzakidi yarakaye nyine ibyo muvuga ndabyumva ariko se ishuri ko mubizi ko yari iryambere biragenda bite kabisa Bruno wapi umubone nawe kandi tete ubone utumye umwana nawe agera gutya ariko naze nje ntabwo mukuru we nyine ndabyumva uramukumbuye muranabusanwa arajyaza namwe mugiye kwiga ndabyumva ariko ibyumweru 3 ukwezi kugiye kuzura gusa ibyo byaba ari ndamutse mbyihoreye n'umwaka wazagera tutamubona none se simubona mumusigaye mubona aryamye se tuba twamubonye tukamusuhuza akaza akatubwira ati bana banjye bimeze gutya na bityo wapi turamusuza ntabwo twicana nawe ngo tuganire nase Bruno reba dukumbuye ko mama atutunganya mu gitondo mama akaza aganira natwe nkumbuye ko mama nteguranye ikiboko cye gitetema nkumbuye ko mu gihe cyangwa akantunganya mu gitondo nawe ukumva atari umuntu atamukumbuye kwera ariko ibintu ari kuvuga nibyo pe wa mugani ukwezi kugiye kuzura ntabwo tubonana ntabwo mwari kwihangana idakazaza tukabona kwigana twese twuzuye wapi Edi ni mama Edi ni Edi kata tukaza tukamubona ega kwa muhari yego turabyishimiye pe ariko mama nawe ni ikindi kintu nyine gikomeye kuba umuntu utabona umubyeyi wapi ntabwo byakora ntabwo byavamo niyo twaba turi batatu ari kugirira nyine namwandikiye message sibyo ako munyemereye ko mugiye kumurinda ni buri gihe gitondo sibyo turamurindira nta gihe gitoya no yaba ari mu gitondo turamurindira ejo mwakamejeje ejo nubwo ishuri rya byihurira ariko mubonemo cyane amba byakaze kanongere muhamagare nyine ariko se iri si ishyano iki gihe Bruno iki gihe abana bataryamye bite ntabwo ejo muziga ko mwese mwicaye ko mwese mundeba Bruno ntabwo abana bari bagomba kwiga mu gitondo tuganire abayitse abana ko mbona mutananyitayeho nta no kunsuhuza nta n'iki nikambaze umva nyine ryari mama abana hano bakurakariye cyane barakarira jewe yego ati biturutse kuki ubwo gutyo ndeba nanjye nabuze icyo gukora abana bambwiye ati ntabwo baryama batakubona hashize ibyumweru 3 yego ejo ufite akazi muri weekend ufite ubukwe nimba atari ubukwe umuntu yitabye Imana ugiye gushyingura cyangwa ku kiriyo abana barambwira ati nubwo ejo barisiba uyu afite test ejo uwo ubona Aston yambwiye ati cyane nsuhuza nisa honda kariye yakora kare cyane mbabarire kibondo ati ntago bikunda batakubona teta nawe akambwira ati njyewe simperuka kuganira na mama duheruka kumubona dutegurira mu gitondo ibya mu gitondo ngo atuherekeze mbese wapi bakubona uzisanzwe kwa kundi wacu unaniwe wituryama mbese ngaho mbwe nawe icyo kibazo nawe wagikemura gute nanjye narebye nawe ati ntabwo nabakubita kugira ngo mbaryamishe ku ngufu cyangwa narake ndavuga ati wapi nakunda teta bere yasi wasuhuje
ubu murandakarira ku buryo ninjira ukagira ngo ni umunyamahanga winjiye mu nzu basi ari n'umushyitsi nimwamushyuriramo gatoya naho mwamutamuzi umushyitsi nyine ntabwo tuba tumuzi umushyitsi tuba tubana ku buryo umuntu mubana akajya kuzura hafi ukwezi utari wamubona basi reka mbabwire mwabana mwe mumbabarire ntabwo mba nagiye mu kabari sibyo ibyo byo turabizi nta kigare ngira murabizi ngo nagakunguka abandi bagore sibyo mba nagiye gushakisha akazi nkora namwe murabizi buro ntimubizi ndagenda nshimira Imana nyine mbonye mvuye kuri kamera ntazo nanjye mba nkenerera kuruhuka nakwamagana kugura se telefone yanzimanye iri mu gikapu telefone yanzimanye Bruno urabyumva nibagiye gutwara power bank na charger rero teta ntabwo ari ukwirengagiza inshingano ahubwo zimbanye nyinshi nanjye ubwanjye ndarushye kera mama ajyavuga ngo umuntu ngo aruhukira ngo umuntu ngo aruhuka ari uko ageze rusororo nkagira ngo ni ukubeshya ubu maze kubimenya rero mumbabarire Gicanda nanjye rega mba mbakumbuye kandi mutaha nanjye ndi umupfu cyakora ngiye kugerageza nishaka njye ndyama amasaha 3 cyangwa 4 mu gitondo tubona sibyo teta ariko icyemezo cyo kureka kujya kuryama kandi ejo umwana afite test Gicanda kumana kuzongera kumbura sibyo ngiye kugerageza complaininze ati ngakumbe cya kintu cya gitetema ngazajya aryama ngo kikamufumata bona akakibona Gicanda wanjye ndaje tujye kuryama gusegura sibyo bese bakumbe ibintu byinshi ndabizi murankumbuye mukumbuye ko mbyuka nkateka nkabitaho mukumbuye ibiryo binatetse mukumbuye twinshi sibyo ngiye kugerageza sibyo ntago byoroshye iyi si ukeneye kubana n'abandi none se umuntu w'ishuti azapfusha n'umutabari Bruno ngenda kumva reba ejo bundi nagiye Nyagatare se n'ahantu wajya gushyingura ukambwa ngo saa 12 uraba wageza birashoboka n'urugendo rurimo nagize nijoro nsanga mwaryana sibyo ejo bundi nanone imbere yaho murabizi ko mfite umukazi niwe wakoze ubukwe nose namure kureka kubutaha ntabwo norohewe ariko ngiye kugerageza mbyiteho sibyo teta ubu ngubu Bruno warakuze hamwe n'inzagenerwa kujyayo ubwo nawe uzajyayo nakundi twabigenza wowe na Edi mujyeyo nta kundi karabishe wanjye mama nimba cyagiye ujya mu bukwe iyo uri kujya mu bukwe tumuke ngo baramamagaye ngo njye kukazundu ukaza mu bukwe nkabwira umugeni nkabwira umugeni ngo baramamagaye ngiye ku kazi humura Gicanda ntabwo uzasubira kumbura sibyo shedi ntabwo uzasubira kumbura ubambwira Bruno nkubwiye ati Edi nawe ntabwo agitashye arara ikinini agiye gusura Kamere abimbwiye mu kanya katabiboneke ngaye nguko okay akumvisha Aston namwumvise abigomba no kubeshya umugeni ariko ngataha ibintu byose nta kintu bimubwiye ariko ngataha mwita Gicanda rwose wacu Gicanda wanjye ntabwo uzongera kumbura singusezanije teta dukize pretty promise ndagusezeranije sibyo ntabwo uzongera kumbura ariko nitubonana mu gitondo nimugoroba ukabona ntumbonye uzajya uryama wishimye sibyo shedi yego okay noneho rero ntakarabye mu ntoki nta n'ikindi kintu nkoze reka mbasengere mujye kuryama sibyo turajyana urumva mugenge kwasengera mwe mugiye kuryama kugiye cyabacitse nirukanyire muri dushe nanjye nitenza ndyama uzodusengera mu cyumba basengera mu cyumba bazijya koga uwo mwanya wose teta ufite sanga pese kuri telefone yakeye yego mana nzi ufite test sawa tugende basengera mu cyumba ndabakunda mwambabariye se te mwambabariye Shamahandi kambira igikapu z'imfungo wo twiryamire bwije carana mu kuze Bruno Edi bitego namubona kandi nkubwiye ko
yakikinye urabimbwiye awe nataye umutwe genda rushye ntabwo ngeze mbyumva pe mbabarire mama se yasanze ngo arwaye ni muzima ni cyane uko yashatse kurara oya mami ni muzima ni kwa kundi abakumbuye umuntu baba bari kumwe aravuga ati se ndataha musigire ndi yabinsobanurira exactly yabimbwiye ati umbwirire mama n'abavandimwe ati ndabakunda ijoro ryiza mami nta muntu bari kumwe nawe kandi nta muntu amufashe imbere aho ateka ndamufasha gatoya ejo ndabyukira mu rugo okay sawa rero najya gushimira wakoze sibyo wakoze tunkavaringa gusa none se ko tugomba kubaho Bruno tugomba kubaho abana bagomba kwiga tugomba kubaho tugomba kugira iki ibintu byose kandi bikorwa n'amafaranga ninahaguruka se ngo nitange bizagenda bikura sibyo gusa nagira ngo gushimire ko wakoze kubona mfite bashiki bawe kandi nabasengera baryame kapfungeho cyo nayo kukinyuzaho mu nta kibazo ko ngitwara mwana wanjye surusha ngiye kubaryamisha ariko mana bayi ushobora no kujya kwirambika nagushonje ibyo bintu byose wapi iri joro se unarya nkabaho sawa ndaje ngusezere sawa shede Wagwan, welcome to Gichanda TV show. We are the Aston family. Thank you.